umva nyine sheri nyine nkuko nabikubwira uko wandi gukererwa dore amasaha yamfashe nari ngiye kujya mu kazi ngiye kujya mu kazi uretse sheri nahe nkajyari saa moya narebe genda ujye kunzanira ya shati yanjye nigire ku kazi wihute kanyambike nyine kanyambike neza njye mu kazi kuko tugomeje kwicara ntabwo umuntu yabona ibyo kurya karankwiraga amazi abana nanjye ndi umwana ahubwo kanyambike vuba ngenda gira vuba amasaha yamfashe ngende wa muntu reka hano mifungira umenira ikorana what the fuck sawa kangenda ubwo naho umugoroba kangenda ubwo naho umugoroba Pamuka papa cyangwe. No, God, please, no! Meze bite se? None se kigabo cyawe ariko ndi kubona mwanya cyacomotse. None se mana ubwo byari binzanye nibagiye kuri kubyira. None rero cyaje tugupanga tiro ubuntu urabimeze bite? Cyawuze ukuntu uri mwiza. Oh my God! Cyangwa kabisa gose yaragutomboye kabisa. Cyaro kutomboye. Cyaro uri mwiza urasika amasara mugasesekara. Uweze papa cyangwa nabyo yigera kubyira. Ahora biri kubyira. Andi papa cyangwa ubona atari n'idage amazi. Imvugo nimeze nyine. Nese yagiye aragaruka ryari. Kandi wabona bya bindi atanabigukorera neza kubyifuza. Ajya gukogereza. Tubikore araza nkajyari. Sharaza no mu masaha ariko se amfate papa cyangwa inzu ukunda umugoma mfite mu rugo rwe byagende. cyane ikibazo ni Cya urugo rwe mfate mu yansinda. Nibyo Twakora iki ngo ngira inama. Ubundi zo natana gusomeje ma. Aramutse aje. Ntabwo byashoboka rwose ibyo bibaho. Ntabwo byanabaho. Uziko tabyemye. None tubigira kumva simbara sisamo ko nasange serivisi kwebye tugwira isanda bandangije. Isanda bandangije. What the fuck? Wasanga yanyica yanyica naho umugabo wawe umugabo we namfata yanyica nese umugabo we nzi ko ari umugabo ko aranyica nakanda nihindura radi umugabo waranyica pe aranyica bagiye kuniga we bayiraniza baranize we bari kuniga we Really, nigga? baranize umugabo we barandi radi mbaye radi
It was at this moment that he knew. He fucked up. nibagiwe telefone yanjye no si sheri no muntu ni radiyo iyi radiyo nose sheri ubwo radiyo imeze utya kandi kubona wagira ni umuntu mu Rwanda hagaragaye abantu 5 bishwe n'inzara. radiyo nose ubwo yacuranga n'indirimbo sheri kakaririmbo nkundaga we kancurangire ajya kitwa ngo kibone saa moya ubwo sino radiyo agacuranga saa moya urasanga nikocinze radiyo ndikubona ewe radiyo we nose ino radiyo mana sheri wanguriye radiyo nziza ewe radiyo mana we subizamo ako kazi kinongere niyumve saa moya urasanga nikocinze sheri ino radiyo ko ari umumara nose sheri ino radiyo yibaye yarivugaga umupira mpamise nk'uhobera Hakizimana Muhajiri mtoto wa Machengo wa Rubavu akatisha nyavu. Asante Saba igiteko koko. Sheri ngo wala wanguriye radiyo yata ni radiyo ni danje nose radiyo mana we irazaze ko ndiko nayo none ushaka n'ibindi se iyo ubinkorere turebe nje nawe ndayumva none yukoze kubwira abantu mu karere ka Nyabihu hagaragaye umwana w'imyaka 5 wafashwe abakecuru 7 ku ngufu abonye birabingaru yahise bahitana. Ana we radiyo ko numva ari umumara ehe kandi cyunyeme no si radiyo mana yanjye ubwo si wayizanye ninde natwaye mu modoka nyine no si radiyo yambaraga inkweto ibaho ariko se vuga ngo radiyo yambara sitepo zimeze utya ibaho cyokora sheri umva wandemeye iyi radiyo kuko ndi kubona ari umumara rero sheri hari n'ikindi bintu ikiyese kandi iyi radiyo none akarushye ukoze hamwe itije kajya ku kazi kagira radiyo n'ingaruka gisanzwe hano kabisa umva nisanzwe hano ndakuzanira akantu kabisa iraradiyo sawa kanjye ku kazi Mbega rushako gura mugabo wa papa cyangwe mbega umugore ukora mu dore ibintu namubeshe we umugore wanjye yanguriye radiyo nziza we hagarara mana we urushako ruragwira umugore wanjye se yarambwiye ngo ni radiyo yanguriye ra nubundi ni radiyo mu nanjye kancurange numve sino radiyo sheri wanjye yaraye kuyikoresha iki yagutuburiraga njyari radiyo tudufitanye umva se uretse umugore wanjye ntabwo ari bunyere irati yarakubyenga iki nasi ibintu mwe mwabikuye umugore wese nyine susi iyo washatse ndagukubita wa muntu utazagira amenyera oya gose oya ni umugore wawe mutu tunabasifire mu umugore wawe nyoshaga ntabwo ari nje mugatinyuka ashaka guhindura radiyo ni umugore wawe nyo akaguhindura umugore radiyo wawe nyoshaga mbaga hasi bakira vuba umugore wawe ni urambwira neza kancurange bya bintu umugore wanjye yancurangiye numve mu Rwanda hari umwana w'imyaka 7 wafashe abakecuru 7 ku ngufu abatura hasi amaze kubatura hasi abonye barabingaru yisa bahitana rimanukira uri kumbesha nisanze kabane rucyana bujya kabane bajya mbadara ifu nimpamvu harimo abana benshi bagwingiye iyi radiyo cyangwa urukunyinisha uretse manze nakweka ngiye kugucura manze wahanagura ino nkweto gira vuba tuzagere ku bwofisiye sha cyo ki nose iyi mikoro kuba irambitse hano gutya nese ubundi wari wemeye ngo ndi radiyo nshaka hiki nose radiyo igenda ibaho radiyo igenda ni radiyo muntu uzagira avuga ibintu bizima radiyo umuntu wari wayibona wewe igihe wankubite ngenda arambiwe kuramo uwo mukandara hano uwumereze gira vuba ntago ibintu byose ufite hano ugiye kugenda nta na kimwe ufite kuramo byose ntacyo nakuramo kuramo n'ubwo mukandara ahubwo gira vuba kuramo n'ubwo mukandara hari agacupa umugore wawe yangura ahubwo nakaguhereza gira vuba n'iki kintu wambaye mu ijosi tugikuramo radiyo nyabake
sasa ngiye nayishimye mbwira umugore ngo nsange gwikiri mu rugo kuramo nizo nkweto gira vuba kuramo nizo nkweto vuba 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 gira vuba nkomeze mfukame gomeza upfukame nyine manze nawe ukubitamo inkoni 10 mbo ubare wewe imwe mbabarira umugore wawe wanyobeje enye ntabwo byashoboka twagwana we uretse manze najya guhamagara abantu uravuga ukuntu wanyinjiriye mu rugo uragahambirwa